Pasteur Justin ariko ngiyo mubonye mubonamo nk'ikimahuro kuko impamvu umuntu wuzuye muzima ntagashobora kwiyambika biriya bintu ngabone views 50 urumva Bwana Beto biriya bintu ubibona ute yewe narabivuze abantu bagira ngo nayange bimeze bite biriya bintu ubibona ute nabonye yakoze kuri Timamu ashobora kuba arimo views Timamu nawe ibintu yakoze ntago ari byo ntago ngije ku y'abanyarwanda dufite ntabwo erega uriya muntu nabonye ntago ari umunyarwanda hanini nabyo bimwe na bimwe biri bundaburiza ego ese wakwihindura umuntu w'umugore bikaguhira Salomo biragoranye ariko nta maso bagira oya nubwo batareba ntago bumva ariko niba harimo n'indangare bagume bayazikarabye none reka mbabwire bizahagira birahari ariko namperutse kumubona wambaye ikanzu umuntu w'umugabo ashyiramo na za nkweto bita ntushingeho yego urazibona z'abagore zirangiye njya mbona ntashobora no kuzishyiramo ngo ndakandagire nahita ngwa bene zo bafite style yo kubigendamo ongera uhabwe umugisha n'Uwiteka wowe udahwema kudukurikira uri mu mpande nyinshi zigiye zitandukanye ahangaha ni kuri YouTube channel ya Salomo TV. Aya ni amakuru abagiye agezweho makuru ki mu binyamakuru amakuru ki icyo bise news update. Ndi kumwe n'umuvandimwe yitwa Vincent Nahimana. Vincent Nahimana umeze ute bwana? ukuri meze neza nta kibazo. Urashimira iyera ukuri ni habwe icyubahiro. Aha umugabo rero witwa Justin bakunda kumwita ngo Pasteur Justin ariko ngiyo mubonye mubonamo nk'ikimahuro kuko impamvu mubona nk'ikimahuro nuko Pasteur muzima wambara narababwiye uriya mugabo ntago yuzuye neza bagira ngo ni ibintu byo kubeshya kuko umuntu wuzuye muzima ntagashobora kwiyambika biriya bintu ngabone views 50 urumva Bwana Beto biriya bintu ubibona ute yewe narabivuze abantu bagira ngo nayange bimeze bite biriya bintu ubibona ute nabonye yakoze kuri Timamu ashobora kuba arimo views Timamu nawe ibintu yakoze ntago ari byo ntago ngije kuvuga bya Timamu ariko Timamu ibintu yavuze nta n'utamuvuga nta n'ubamucira kari urutega n'ukuri ariko reka mvuge ko byuriya mugabo mbonye ntabwo ndanamuzi neza burasi ndamubona nge gusa nuko mbonye ikiganiro cye ariko reka mbabwire niba ari imperuka niba ari viziyo niba ari iterambere niba ari ibiki niba ari isi ishaje ntabwo mbizi yego hari ibintu uri kugenda mbona nkibaza ni uru Rwanda ntaho rugeze ariko umuntu w'umugabo yitora akiyambika imisatsi y'abantu b'abagore yego utamenye ukibaza ni ibiki watekereza ukibaza ejo bundi hari n'abandi nabonye buretse reka mbivuge byose ndabizi ndi kubibona nge ikintu kinyuzuye n'agahinda gusa hari n'undi nabonye utarabivugaho ngira ngo ububizi nawe ngiye kubona mbona ni umuntu w'umugabo yambika amamini akambara ibintu nawe ari mu rusengero bwiza ibi ni ibiki buriya se reka nibaza ibintu byateye mu bapasiteri bintu koko uriya muntu ajya imbere y'abantu none reka mbabwire n'abantu mudukurikira niba nawe umuntu nk'uriya yitora akakujya imbere reka mbivuge nawe warayobye garukiraho ntabwo ibi bintu bibaho u Rwanda n'ubwenge abanyarwanda dufite ntabwo erega uriya muntu nabonye ntabwo ari umunyarwanda hanini nabonye avuga urundi rurimi ukuntu sinzi niba ari birashoboka sinzi ari uwahe ariko biramutse bigeze mu Rwanda reka mbivuge gutya ntaba bibaye niba bariya se aba ari umupasiteri yaba ari igiki biriya bintu ni bya bindi wasanga biri kugumura abantu wahandi ibintu byo gusenga abantu babifata ariko kandi Bwana Vincent reka tukiri aho ngaho
uwitwa uyu mugabo yagize gutya aravuga ngo iyi ni koti cyangwa se n'ibyo twakotinze ku uyu mugabo witwa Justin yaririmbye indirimbo aririmbira Timamu nawe aririmba ariko nyamara mu by'ukuri Justin buriya nawe ese wari uzi ko Justin nawe afite umugore wa kabiri buriya wa mbere baradivurushije none ariko wumva indirimbo yaririmbiraga Timamu wayumvise hoya ntabwo nabyumvise ngo Justin ngo ni Pastor Justin ngo niko yitwa afite umugore wa kabiri umugore wa mbere bakoze divorce baradivurushije birumvikana niba umugore yaramunaniye cyangwa se niba ari we winaniye rezo nura mugabo umugore yamunaniye cyangwa ahubwo niwe wananiye umugore buriya nawe yarari muri business ngo isatabivuga se ntawamenya ngo nawe yagurishije igipangu nimba ari we wagurishije igipangu Timamu yaririmbaga nawe buriya yavugaga ibyo neza wumvaga ataririmba akaririmba Timamu nakiririmba noneho bahuje ibibazo akaba kahuye n'umunyutsi none se ubwo Timamu ntacyo kumuvugaho buriya none se aramubwira iki nyine ese ko nabonye yamwihaye kandi ni kwa kundi bavuga ngo ikimene cyasetse ikijyo twebwe tuje hano tuba tuje kwivugira amakuru agezweho nituvuga abantu tubavuga uko bari siko bimeze reka nkubwire Salomo ibintu ndi kugenda mbona n'ibyo ndi kumva binca mu matwi byinshi biri kunsigira ibikomere niba nzivuriza he ntabwo mbizi ndi kujya ndeba ibintu mani bro ntabwo mbizi abantu byese ziriya ni views ni ibiki mani njye ntabwo ndi kubyumva n'ubu ngubu ntabwo ndabikorera ubushakashatsi menye niba ibintu ndi kugenda mbona ari ukuri Yesu umuntu w'umugabo afasha kizeho imisatsi y'abagore yarabanje aravuga ngo azankubitisha itindo avuga ge barangije bagira ingeso yo gukina amajwi y'abantu badafitiye uburenganzira ngo wari ufite amakosa wenda buretse gake ndangije amajwi yabo ndayafite hara mu mashini yego nshatse nanjye nayakina nkabashyira ku karubanda y'ibyo baba bakoze yego tuba dufite n'andi majwi yanyu mutazi ngo yavuye he y'ibyo mwagiye mukora abwire mwebwe muza mugakora ibintu mutazi ariko kandi ukibaza ngo kuki abantu banezezwa no gusebya abandi twebwe twiganirira ibintu byacu hano twabonye abantu bakubise hanze yego none ariko njye sinshobora gufata umuntu ngo muzane mukubite ku mbuga nkoranyambaga kabone buriya ibintu byose bwana Vincent ni ugushyiramo imiyaga ukagira n'ibintu by'ibanga kuko kuvuga ngo ufite ibintu by'umuntu ukaza ugakubita kugira ngo nizo views ese izo views ra oya ikibazo ni kimwe mani hari igihe views uzirukira ugashyira umuntu hanze uzi ngo umushyize hanze ntibigire n'ababireba nicyo kibazo niho hantu duhombera yaba ibintu byose byavagamo views none se dore nk'ubu yaba ibintu byose byashoboka ko bivamo views twagafasha abantu tukayadushyiraho tukaganira nabo tukabarekodinga tugashyiraho bakavamo views ariko buretse akanaguhombera umuntu ngo ni pasiteri tujye dukomora icyo dukomeye n'ingasire ariko agize kuriya rega bayiteranyije n'Imana ese pasiteri muzima yambara biriya bintu ari kubwiriza iki buriya butumwa ari gutanga hariya n'ubuhe aha navuga ko ariho isi igeze buriya biriya bintu nabibonye numva nabyo biransekeje cyane biransetsa ndavuga nti nuko bimeze ariko kandi Bibiliya iravuga ngo tuzajya tubarebera ku mbuto bagira gute bera none reka hano impamvu neza kubivuga hano nidushane tunabatindeho bano ni biba bitandukanye reka mbitindeho ntabwo byumvikana cyakora nibigera hano mu Rwanda ibyo ndi kugenda mbona gusa ibimenyetso binyereka ko bizahagera none se ntabwo ubona bano ngaba bazisite ibimenyetso bigaragara ko bizahagera birahari ariko namperutse kumubona wambaye ikanzu umuntu w'umugabo ashyiramo na za nkweto bita ntushingeho yego urazibona z'abagore zirangiye njya mbona ntashobora no kuzishyiramo ngo ndakandagire nahita ngwa bene zo bafite style yo kubigendamwo nyine views zabaye views hari n'undi nabonye washyizemo ikoti rimeze neza ikoti bukoti n'ijipo yaryo ndangije ndavuga ati se ariko ubona nyine n'ibyo yadodesheje
kandi koko biri kuri size ye. Arangije aravuga ati ngajye yuma ngo karagiteri ze ngari nk'iz'abakobwa, hari nk'iz'abadamu, mpamvu ngo yiyambariye ibintu nk'ibyo. Hari umuntu w'umusaza w'ibyanwa bimeze nk'ibya Rikirose, ngo yashyizemo mini. Abantu ntibagira isoni pe. Mini igera hano ukibaza nubwo waba umukobwa, nubwo waba umukobwa reka mvuge gutyo, ariko Imana yaraguhaye ubwanwa na bwa bundi njya mbona ufite nawe bwiza, wajya imbere y'abantu washyizemo ikanzu ijipo, uri n'umukobwa wavuga ati reka mbinemere mpinduke umugabo, ninjya kubwiriza abantu nshyiremo ipantaro kuko hari ibimenyetso bimwe na bimwe biri bundaburiza. Yego, ese wakwihindura umuntu w'umugore bikaguhira Salomo? biragoranye. Ariko reka hano iyo bivuga gutya harimo n'abitwa ngo abatinganyi, ntihagira abantu bajya imbere y'aba bantu. Ariko nkibaza ngo ese buretse abatinganyi bamwe na bamwe kuri ibyo uvuze by'abantu bajya mu nsengero twavugaga bakigira ibyo ngibyo, bakajya kwambara amajipo bakigisha abantu, ese n'abatinganyi basigaye bajya kwigisha ijambo ry'Imana? Ese buriya bigisha aya magambo? Ntabwo mbise abatinganyi, ariko koko urebye neza ushobora kubona ari byo. Impamvu mbivuga gutyo bwana Vincent, ndakumva, ninza kuvuga gutyo turavuga ngo isi igeze aharindimuka, abasenga mugire gute? Musenge. Reka icyo tukirenge twivugire uyu mugabo Timamu. muri ari mu bagabo nabo numvishije ari amajwi bakotinze, numvishije avuga ngo bashaka yikundira abadiaspora, ngarabivuze. Ariko se abo badiaspora bo ntabwo bareba, ubwo se ntibumva, nta maso bagira. oya nubwo baba batareba ntabwo bumva. Ariko niba harimo n'indangare bagume bayazikarabye. None reka mbabwire, abakobwa bafite ibibazo, ni ukuri baranagowe. Reka mbivuge, nimvuga icyo kintu ntabwo ndaba mbeshye. Umuntu ahemukiye umuntu wa mbere, uzi neza ko yamuhemukiye, nawe ubwawe urabibona, urabyumva, biravugwa ngo yahemukiye umuntu. Yego, nawe ubuze ubwenge ugiye mwaba agiye guhemukira. Yego, cyo ni kimwe. Yego, ese ni Satani yakoreye mu bakobwa, baragumiwe kugera ku rwego biyeguza umuntu nawe winaniwe. umuntu nawe yarinaniwe, yariyanze yibereye. Reka mbabwire, umuntu umugabo nabana n'umugore wa mbere bikanga, kabiri bikanga, yego, gatatu bikanga, abo ni abagore agenda azana, uwa gatatu, uwa kane bikanga. Reka nkubwire sister, ntabwo ikibazo ari abo bagore, ahubwo ikibazo ni ubwe individuel ku giti cye, ni ubwe niwe ufite ikibazo. uvuze hano mpita nibuka ko twegeze tuganira ku bijyanye n'ubukwe bwa Kinyarwanda. Yego, tuvuga modern na traditional, birumvikana turabivuga. Ariko iyo urebye bwana Vincent, yego, kera hariho akantu kwitwa ngo no guterura, bagaterura ukagira gutya, bagaterura bakajyana. Eko nubwo bateruraga ntabwo babanaga nk'ibyo mbona none. Ariko ikibazo kuki guterura barambanaga, ariko ubu bajya mu murenge bagakora ibiki? Nego na kera barageraga bo bagera gutya reka tuvuge ibi bintu, ne tuvuga ngo ibintu byose byaje mu business. Bantu ntibanyumve nabi. Nivuga ngo ibintu byaje mu business, yego, abantu ntibanyumve nabi. Nkuko business yaje mu nsengero no mu rukundo yagezemo. Nimba ivuga umuntu ntanyumve nabi. Ariko hano bwana Vincent, ukivuga ku ibi bya business by'ibi, turi kugenda tuvuga amakuru akoma ameze. Yego, uyu nguyu uwitwa Pastor Juste aheruka kujya kwa Pastor Claude aciye igihe yitwaza amata, ikarito y'amata. None ari kuza avuga ngo uwitwa Pastor Claude ngo na Ndimbati ngo nibo babiri inyuma, ngo y'ibibazo bya Timamu, kuko Timamu ngo yarwaye, ngo Timamu araremba. Jewe ibyo ntago bizi, ariko ngabaze kuremba, yego, ngo biravugwa ko ngaba bifitemo uruhari ngari Ndimbati na Pastor Claude. Ukibaza ngo barahurira he n'ibibazo bya Timamu? Timamu ko yari amafaranga wenyine, baza guhurira hehe n'ibi bibazo? umvaga avugamo ibintu ngo byabasa. Jewe buretse nigeze mvugana n'uyu mugabo witwa Juste, amajwi yenda afite avanga inshuti afite ngo ni ikibuno cye ajyana muri toilette.
umvise ibyo bintu yarabivuze yarabimbwiye amajwi yarahari nshatse nane yakina ntabwo sindi buyakine ngewe ntabwo njya nkora ibintu banza nkareba neza ikibuga ndimo yego n'ubu ndacyashaka ikibuga cy'abantu bankozeho ubugoryi n'ubucucu budafite gahunda buriya Bwana Vetsa hari igihe ureba akavuga ati abantu bakoze ibintu ndabihorera ukabanza ugakusanya ibimenyetso neza wamara buriya ntabwo nabihoreye murabikora nk'abihoreye buriya ijambo ry'Imana bavuga ngo murabikora nkagira gute abareka mukagira ngo mpanyije namwe ubwenge amajwi yose yego ndayafite yaba na Sirasi nawe rega na Sirasi nawe mfite amajwi ye n'uriya mukobwa Divine ariko se reka nkubaze Salomo buretse mpamvu abantu bapfa iki no guhemuka buretse nkubwire njyewe nkurikije ukuntu Sirasi namurwanya agashaka kuzana ubwenge bwinshi yego nawe natareba neza ndamubomora mushyira hanze reka nkubwire none se Bwana Vetsa urabizi twaravuganaga nkakubwira ngo nagiye hanaha ku muvandimwe narabikubwiraga buriya maze kubona ko social media nta mikino ibamo zibe views 50 ariko zitahe ziboneke none birashoboka ariko kandi ibyo nendaga kuvuga hano nashaka kwivugira nkavuga nti abantu buzuye ubuhemu yego wowe ubuzi cyane reka tubwire bano bantu Bwana Vetsa abantu bari kujya muri mbuga nkoranyambaga batabizi neza batazigwagwa niko zimeze imihanda bazashukwa na benshi bakora amakosa yego batagombaga kugira gute gukora banashukwe uzi ko umuntu agushuka ati genda wamara kugwamo neza akavuga ati nashyiraho n'ubutaka ahubwo urumva reka bahemukira abantu erega isi nta soni igira nta muntu n'umwe itahemukira iyi se nta muntu itahemukira none se urugero njyewe iyo ndebye nkabona ibintu byose biri kugenda bikorwa hejuru yo kugira ngo abantu babone amaramuko reka nkubwire ibintu ntabwo bizagwa abantu neza ariko hano ibintu ntabwo bizagwa abantu neza ndabivuze mu bantu buranemera uwitwa Theo bose babireba ndamwemera ni umubyeyi Theo ni umutaramu bamurekeye ifitiye ibibazo uramupapa nabonye Pastor Claude avuga ngo we na Timamu Theo afite urugo rwe yarubatse afite abana bakuze biga amashuri arihira Theo rero ntahuriye na Timamu kandi ikindi buretse erega reka nkubwire Ndimbati hari ahantu namukunze Ndimbati ni umuhanga yego kuko Ndimbati hari ahantu yavuze aravuga we yihamagarira Theo amubwira kugira inama Timamu ariko we ntago avuga ngo Theo nakanaka nizo yadukotinga tuvuga ibintu tuje tuganira ariko dushyiremo n'ibintu byiswe ubwenge ku buryo umuntu agushaka ibintu bigize icyaha mu byo wavuze akabibura reka tuba tuvuga twe dukora showbiz birumvikana ariko reka mvuge ngo abantu mwese mwumvise izi nkuru za Timamu bamufashe gusenga ko nawe siwe uramujyambere nawe ndabona yaraziwe ariko Bwana Vetsa iki kiganiro tugisoza ntidushaka kugitinda ese mu by'ukuri ubibona gute iyo ubonye ubuhemu buri hanze ku bantu nkuko twabivuga njyewe iyo mbonye ubuhemu buri kugenda buba muri iyi si bugwira umunsi ku wundi abantu biga guhemuka n'abatahemukaga bakabikora reka nkubwire icyo nabwira abantu yego abahemukiwe bihangane twarahemukiwe twese nta muntu utarahemukiwe ntabwo njya kuvuga ngo wampemukiye n'uyu ariko uzi ko yampemukiye wese yego nubwo igihe kitaragira cyo kumushyira hanze ngo muvuge n'abantu bamenye ko ari umuhemu ariko mfite igihe nzamushyira hanze nawe Salomo ntujya wemera ko mvuga ukuri kandi n'abankurikira ngira ngo abanzi tuvugana banzi neza kuri Salomo TV banzi ibintu bijyanye cyangwa bakuzi no mu buzima busanzwe bazi ko ibintu bijyanye no kubeshyira umuntu ngo bimeze gutya ibintu by'udutiku sinjya ntugira ariko reka nkubwire ngo hari abantu bampemukiye
ntago nje kubavuga ariko bwana ariko Vincent umuntu wese uzi ko akandi kantu hano ntabwo kuvuga reka mbivuge yego umuntu uzi ko yamemukiye iminsi ye ndi kuyibarira ku ntoki yo kumushyira hanze yego nashaka azashake bigishoboka kuko nimara kugushyira hanze n'abandi wahemukiye yego bazaza babivuge ko wabahemukiye kandi hejuru yo guhemukira umuntu umwe babiri batatu yego barenze umwe babiri batatu bane batanu ntago amarira yacu azakurwa amahoro wowe ariko bwana Vincent reka ngira ikintu mwivugira uwitwa Akariza uko Kariza TV show uwo Kariza akora ku Kariza TV show ndetse ngira ngo bacuruje umwana uriya mudamu witwa Divine bavuga ko yabyaranye na Silas byahise ni ku murongo kandi nanone baramucuruje ariko ngira ngo ubu ngubu nta nukimuvugisha ikindi uwitwa Pastor Justin barahemutse ngewe nari natangiye gutanga support ndavuga nti ko nari najyanye n'abantu twagiye gukora inkuru ndabanireka mufashe turebe uburyo twabona ubufasha yego ariko ibintu nakorewe n'abantu noneho uriya witwa Kariza niwe muntu wari imandwa kuri Divine ariko natunguwe n'ukuntu Divine yakoze ikiganiro avuga ko bamushutse yego ariko barasara barya amavubi bashakisha muri code yanjye n'ibiki barayabonayo baraza bakubita hariya ndabareka mfite ibyabo naze kubishyira hanze ariko nkibaza ngo nukubera iki abantu iyo bamaze gukora ibintu bamaze kubona bacuruje inda zabo zigeze iyo zigera yego kuki bumva ko abantu badafite kivugira ibyo ni ibiki nyamara Gujiste yaravuze ngo yaravuze aravuga abwira Kariza ngo genda wegere umwana ngo yegere uriya mudamu witwa Divine yaramumwegere gute kandi yaramwegereye n'ubundi ahubwo akamukoresha amakosa nje nategereje ko hari icyo bakora mbona ntacyo bongeye gukora nge nakubwiye ngo ibi bintu abantu barimo bijyanye no guhemuka yego umuntu niba yitoye agahemukira umuntu umwe buriya umuntu waguhemukiye yego ntabwo ari we wa mbere yarahemukiye yahemukiye n'abandi nta nubwo ari we wa kabiri yarahemukiye niba yaranaguhemukiye uri uwa mbere cyangwa uri uwa kabiri hari n'abo yongeye arahemukira nyuma yawe ibi byose rero bwana Vincent impamvu mbivuze kagitera ngira ngo nazira nkuru zose kujya hanze Silas nawe kakanya tuvugana simvugira mivumbi kumuvumba Silas nawe yakoze amakosa yego kuko ari uburyo witwara mu bibazo ukaza kwigira umuntu wadanje cyane ugashaka kwigira uwo hejuru cyane nyamara bikaza kurangira ubayeho hasi kuko nimba ushobora kutagirwa inama uwo muhuye wese ngakugira inama mukaba banzi ugashaka kumushyiraho ubwenge erega abantu bose ntago ari karinjije buriya dushobora kugendana bibiri ruvuga ngo bwira uwo mugendana nkubwira uriwe dushobora kugendana nkakureba neza nkakuvizira nkakureba nkakureba imyitwarire uko ushaka kumfata ariko wowe ugashaka kumfata uburyo nge ntari ariko nge namaze gutahura kare baravanga indyari igihimwa n'iki n'indyamire nkakureka ariko finale nge buriya sindi akabati bacurujemo viyuzi bakora ibyo bakora ndaje none nanjye bereke ntabwo mbizi kuko umva nkubwire bwana Vincent impamvu ugiye nkubwiye ibi buriya turi mu makuru agiye agezweho yego muri biravurwa mu bintu bivugwa mu makuru agiye agezweho ngira ngo izi nkuru wagiye uzumva wowe uzumva n'ibyo bamvugagaho wabonaga ari ukuri tutabeshye nyine wowe warabibonye wumvise birabera wabyumvise reka nkubwire mu magambo make agira ikintu bivuga niba umuntu ibi bintu bavuga ngo ibi bintu turimo bya social media reka nkubwire yego nibwo wahoze uvuga ibintu ngira ngo aho twatangire wahabonye tuvuga ku bantu bihindura uko batari niba umuntu w'umugabo ashobora kwihindura umugore ni views akeneye we kuba yaza akagufata akakuhindura akagukuramo views akakwikorera we Salomo
niba views zakuvamo akabona ibiraya hereza abana be Salomo we ntago wowe urabizi ariko urabizi nuko byirengagiza ikibazo urabyirengagiza niho hantu uri kuyo man abantu bakeneye kubaho kandi bakaba hari uko nawe wabayeho njye naratunguwe aho umuntu asigaye apfa yamara gupfa agatunga abantu basigaye muri views abajya gukora inkuru abajya gukora iki video z'umubuzo wapfuye ibyo byose ugasanga none se abantu bicara bagafata inkuru ku muntu wapfuye wowe ugihagaze barakureka ntago byakunda ntago byakunda sinzi umuntu wigeze uririmba ngo abahemukira uri mu nda niwe wose yase nyine babura guhemukira uwo babona uwo barora ako sha baretse mwana Serasi yaravite indirimbo zivuga ubutumwa neza indirimbo ajya aririmba yitwa ngo ibya Yesu ni ku murongo reka tukaririmba subora aho yereka iya ndirimbo nayikundaga urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe none ubwo ngo urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma ziriya ndirimbo ziyo zari zifite n'ubutumwa ariko nyine reka mbabwire niba nabyita ngo ni Imana niba nabyita iki no gushukwa mwana hari igihe ubana n'abantu nabo bakakubera babi buriya uko ugenda utera imbere mu ntera no mu butunzi no mu bindi abajyanama baba benshi yego na Satani nayo kakurushaho kukwegera karushaho kukwegera uzafate urugero reka nguhe urugero uzacunga abana b'abapasiteri cyangwa abavuga butumwa ni hano ukunda gusanga abana b'ibirara bibyiza ibirara kenshi yego bigize ukundi kuntu nk'abana bo mu bavuga butumwa wenda iyo bibaye no mu bandi bisanzwe bigaragara nk'ibisanzwe nyine ntawe ubikomantingaho ariko noneho ufata urugero mu bapasiteri uburyo ujya ubibona ukabona bimeze kundi buriya ni Satani bigira ngo imurwanye mu murimo ata umurimo nawe ubwe yumve ko nawe ubwe bimeze ukundi kuntu ni ukugira ngo biriya bimutandukanye n'Imana. Bwana Vetsa nibyo twavugaga tuba turimo twiganirira dukora showbiz. Serasi nta byacitse. Serasi burane n'umushuti wanjye nuko nyine nakaba gaciyemo ariko buriya nkubisemo akantu k'agakoni ko kumucyaha kugira ngo azashira ibintu ku murongo kuko buriya hari uburyo buri umuntu n'umujama n'umuntu ariko nawe ugasanga yabigize ibintu biri big deal kuko reka nkubwire mwana buriya tuba turi muri showbiz tuganira yego buriya iyo tuganira tuba tuganiriza abantu batureba ariko kandi yego buriya hari igihe umuntu akora ibintu byinshi ariko ukaza ukazitekerezaho ukavuga ati ariko hari umuntu wankoresheje amakosa ugasanga arahari waravuze ku byo bya pasiteri uvuga ku bavuga butumwa niko bimeze ariko kandi reka tubwire abantu ngo ibiganiro byacu nakagaruka reka tubwire abantu ngo duhuriye mu kiganiro cy'ubutaha bumve andi makuru agezwa Bwana Vincent reka tugushimire ushyizeho uwuhe mucyo kwibi bintu umunota umwe utarinze umunota umwe n'uwuhe mucyo washyira kuri ibi bintu kw'abo bantu ngewe icyo navuga ko abantu babana ni Satani yaje nyine mu isi igerageza abantu kandi hari ijambo navuze ndakubwira ngo ahari amavuta ubushishi bujya hari amavuta yego reka mbwira abantu ngo abagifite amaso yo kubona barebe imbere neza yego barebe bafungura amaso babone abahumye nabo ntibatuzabafasha guhumuka ntago mbizi tutarasoza ikiganiro Bwana Vincent tutaragisoza buretse tutaragisoza hari umutipe witwa ngo sinzi ukuntu yitwa ariko akorera kuri channel yitwa ngo Creators Rwanda uwo mutipe yegeze avuga aravuga ngo kuki abantu benshi sinzi impamvu bakunda content z'amatiku rero impamvu abantu bazikunda abantu bakunda byacitse none kandi ntekereza ko nyine buri abantu benshi impamvu babikunda nta muntu utabufite ibibazo n'abamuzengereza ahubwo benshi babura aho bagira gute babivugira
reka tuvuge ngo Imana iguhe umugisha bwana Vincent, abari badukurikiye bose, abakoze subscribe ku bwa Salomo TV. Ngende Salomo kuri kamera, kuri screen mwaganiraga na Vincent Nahimana. Vincent, reka tugushimire. Murakoze cyane.